rero itandukaniro ry'urukweto nambara none hasi impamvu z'uko ruhenze cyane ngo rwarusha urwawe urwanjye rufite ubuhamya bw'igikweto nambaye ngiye kubwiriza gitobotse nashyizemo amashesheti abiri nkasitara nkakandagira mu kizenga cy'amazi amashesheti abiri akakurura amazi. Yeremiya mbega abagabo batagiraga ubwoba uzi ko bahanuraga bakabashyira mu mwobo bavayo bakongera bakuzuzwa. Ndavuga nubone ngenda aramira iki ko nta bukwe nteze gukora. Amateka y'inyakabwende yo reka nyihorere inyakabwende ndayibiki kuko aho inyakabwende tugejeje ku isoko ryaho natwe tuzi ngo tugiye gukora ngara tujyanye ubwo ngo twari tugiye gukorera ngo Darifuru bari abadamobusi inshuti zacu mwese reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza. Nitwa Emi Ikuzo iri umugisha wo kubana namwe kandi turanezerewe n'iby'igiciro gikomeye kuba muri uyu mwanya turi kumwe. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana nanone turagarutse ariko ngiye munaseka kugira ngo duseke n'igihe kitari cyo guseka. Ese twarasiritse se turi bakamira nuko ntabwo umuntu ahora aseka seka bibaye ingeso yawe nyine nari guseka buriya ahubwo ubushaka karumeze turebe byanze ndumewe koko anizamo ibitwenge bya buri munsi n'imbibura sizabakira pe urabifite ariko Yesu rero nashimwe ndabakira mu izina rya Yesu. Turi kumwe Mashayini official. Hanyuma reka nshimire mwese abo twabanye mu bihe byatambutse. Imana ibamugisha kandi Imana ibagiriye neza. Twongeye kugirira umwanya w'ibyishimo niko navuga kuko turishimye turanezerewe ariko ndabanza nakire umushumba. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa kura dusenge Jean de Dieu Diriguri President twitwa Dehora Israel cyaje. Enga twanga. Abenziga nanjye kubivuga. Wowe se wigushungiri. Itorero ryanjye ni kuri Mama Charlene official. Okay. Hanyuma hari ibintu byinshi tujya dukunda kugarukaho bikatugirira umuhoro bikanadufasha mu buzima busanzwe. Nigeze nganira namwe mu bihe byagiye bitambuka mu gihe byabigiye bikurikirana mu dusangiza cyangwa se mu nsangiza bimwe mu buhamya bwanyu. Ndetse byagiye bifasha benshi ku buryo umwe ashobora kuvuga ati hari ibyo numvishe kuri paseri biranyubaka, hari ibyo numvishe kuri Mama Shayine biranyubaka kubera ibihe baciyemo byari bikomeye ariko benshi ntibabikunda. Ari ijambo bita ubuhamya so nibyo kurya. Okay, ngiye sindi umuvuga butumwa ariko ndi nawe da nibagiwe ndiwe nanjye reka ntango ubwo mfite burya umukristo wabuze ibyo kurya cyangwa icyo nakwita ubuhamya rimwe na rimwe hari ubwo asinzira kubera ko nta bimukomeza abe bihari ariko iyo avuga ati runaka na runaka baciye muri ibi bihe hari ubwo nawe bimufasha akavuga ati nanjye reka nkomere ibihe Mama Shayine yaciye mu byari bikomeye. Hanyuma uyu munsi ni umubyeyi ushima Imana usa neza ariko Mama Shayine Yesu nashimwe wanyura nkabanza nkakubaza gato basi uyu munsi urwego ugezeho Mama Shayine waciye mu bihe bikomeye kandi byabaye bisa naho bigoye uyu munsi urwego ugezeho kuramo imyaka 5 mbere yo myaka 5 wumva uyu munsi uzaba uriwe imyaka 5 ahubwo se kuyigeze myinshi nshaka mvuge niyo ushaka wakuvuga nk'itatu wenda ntacyo reka tubifaye ntacyo dufatire muri mukuri hari n'ibintu Imana ikubwira ariko ntihite gwisura yuko uzaba umeze nk'ubu hari igihe nasonzaga nkavuga nti ubu koko nzarya amandazi ugurira ipaki oya obviously noneho ubwo numvaga amandazi ari ikintu kinini mbwiye Imana kitazabaho kubera ubwinshi bw'inzara nari mfite urumva ko narebye hafi ariko ubu ngubu nimba ari ikintu nzira amandazi iyo nshatse no kurya amandazi we nkavuga ngo ngiye kuyagura ndeba yayandi haraya abapfunyitse ukuntu aryoshye ukuntu muri make narabirenze nari indya speciale
uri kumva special y'amagi n'ifiriti harya umugati wo muri ragarete urumva ibintu by'amandazi nyine nari nkiri mu mandazi rero icyo gihe ngewe ikintu narinzi numvaga wenda Imana izankorera hari igihe numvaga izanye zikankura kuko hari ibintu ntashyikiraga bitewe n'ubuzima nabaga mu buzima bw'isobe busobekeranye buvangavanze kugira ngo umucyo uze hakaza umwijima ngiye kukubeshya numvaga Imana ninanzamura cyangwa ikampa ijambo narinzi ko ari ibintu nyine beraho nyine ese ntagiye byaguteraga umushiha ukabigatuma uvuga nabi ubu ibyo bihese ntazagira umuntu ugushuka ngo ubukene n'ibihe bibi nk'ibyo by'intambara ku mukirisitu bituma ugira umushiha umuntu ugira umushiha ntako bakijijwe neza umushiha se waca hehe imbaraga z'Imana hari ubundi imbaraga z'Imana ziba zaragiye mu maraso no mu misokoro ukishimira ubuzima urimo murekure ugira umushiha ujya umenya ngo si n'umukirisitu numvaga icyo kora numvaga nzapfa nkigira mu ijuru nicyo kintu nahaga amahirwe kuko hari n'igihe nabwiraga Imana ngo aba bana uzabanderere ko nzaba nakiri Pastor uvuye ku ishuri mu wa kabiri ugeze mu rugo usanze amabati bayakuyeho inzu yari inzu nziza y'igitangaza usanze papa amabati yayagurishije kugira ngo mube usanze n'ibikura wumvaga wowe ubwawe uzava nk'umugabo kandi bari bafite igikombe cy'ubukiresha rero abantu benshi niyo umuntu ashaka kuvuga ngo arahisha kwimenira ubundi agaciro ushaka kunyumvisha ufite none aha ngo utabona iyikaguhaye ni gaciro nyabaki kagutera kuvuga ngo urareba ngo maze ngo kuba umuntu ukomeye wantake ngewe nakoze ubukwe mbukorera muri Tedemiri nshyashya urusaku rwasakuje baravugaga ngo umwana w'amagi yakoze ubukwe urumva muri Tedemiri nshyashya nakoreyemo ubukwe ndi wa kabiri ninjye wa kabiri wayitashye nkora ubukwe nawe wa kabiri hariya hejuru ngaburira abantu ibyiciro byose wateguye yubire uwadutekeye n'uwateguye yubire ya Sainte Famille y'imyaka 100 uwo niwe waduteguriye ibyo kurya hanyuma ngo biceceke nindangiza uzi ko abantu bamwe mu bantu baturutse baje baherekeje mushiki wanjye iyo yashatse ahantu bita za Rukiro bazamutse muri iryo esanseri iyo ya muri Kibungo bazamutse muri iryo esanseri yo muri Tedemiri batashye bavuga ngo yado yatwinjize muri Rokobuteri ako se mvuge gute abantu bararya ibiryo birasaguka iyo umuntu ashaka kuvuga agashaka kugira ukuntu ashaka kuvuga ko wari usanzwe yewe mbariri twarakize duca ibintu turanakena duca ibintu aho bombi hose kandi ibyo ngibyo kubaza naramenewe n'ubu njya mpinguka muri Kibungo ubwa mbere nageze mparika imodoka mparitse muri Kibungo barahurura abantu bari bukamuti nimuze murebe kuye mpamvu nge nambaraga amagi ntago nacuruzaga amagi bino bisanzwe nageze aho nyambara nacuruzaga amagi 300 uyikoreye nibaze ko nayambaraga no ku myenda nari umukire si cyo gihe abavukanye abantu tuvukana bose papa yageze ahaguruka aragenda adusiga turi 8 nanjye wa 9 n'ubu hari undi wajemo wundi bita James bamwe bazi ngo numuvukanye nawe twahuye bigeze gutyo nawe yigeze amugura nyine ngo ujye biceceka yigeze amugura kuko ubuzima n'ubu hari undi muntu twacanye ahandi hantu tugeze umuntu yigeze atubangata tujyana cyangwa ahantu bita Nyakabwende hejuru amateka y'Nyakabwende yo reka nyihorere Nyakabwende ndayibiki kuko aho Nyakabwende tugejeje ku isoko ryaho natwe tuzi ngo tugiye gukora
ngaratujyanye ubwo ngo twari tugiye gukorera ngo Darifuru bari abadamavusore rero amateka bari menshi niko mwari ariko niki nshatse kuvuga Imana igihindura amateka dusomye ibyanditswe niyo ngingo turi kuvuga ngo ubuhamya bufite agaciro ki ku mukirisitu itandukaniro ry'inkweto nambara none aha n'inkweto y'icyo gihe si igiciro ni ubuhamya bw'iyo nkweto bw'igikweto nambaye ngiye kubwiriza gitobotse nagishyizemo amashesheti abiri ngasitara nkakandagira mu kizenga cy'amazi amashesheti abiri akakurura amazi rero itandukaniro ry'urukweto nambara none si impamvu z'uko ruhenze cyane ngo rwarushe urwawe urwanjye rufite ubuhamya ubuhamya rero nibwo buntandukanya n'undi muntu uwo ari we wese wera wirabura mutanira mu buhamya aho wanyuranye n'Imana yawe niyo mpamvu Yakobo ashaje ku gice cya 49 yafashe agakona agahamagara abana be ababwira ko yagendanye n'Imana itandukaniro ryacu n'abandi ni ubuhamya nubaho ukaba udafite ubuhamya bw'aho Imana yagukuye bizakugora kugira ngo uzafashe undi kuzahasohoka ibyo muri kudukanga ngo mufite logike nyinshi ariko ku kantu gasubiremo ngo Yakobo yahamagaye abana ahamagara abana be arabiyegereza abaha ubuhamya niyo mpamvu na Dawidi amaze gusaza abandi yabahaye bino bisanzwe ahamagara uwo bita Salomo aramubwira ngo umwana wanjye Salomo ari umusare none ndashaje akamuha ubuhamya aramubwira ngo iyi ntebe ubona nicayeho hari abashatse kuyicaraho ariko Imana yo mu ijuru akicara akamubwira uburyo yabahagurukije ikanyicaza akabwira uwo akamusobanura hejuru yo bita Sawuli yari umudiktateri wa mbere kabandi yakuye Sawuli kunuya bavuga ubuhamya iki gitabo uvuga ubuhamya bw'aho Imana yagukuye abakristo babyumva iyo umuntu ari kuvuga ngo Imana yangiriye neza n'ubiri yari izaha kuvana Imana yacu ishobora byose dufite ibimenyetso birenga kimwe hari ubuhamya kwigeze kuba tuhagaze turi ngewe wenda unanimatrice w'iwacu azakireba yigeze anshakira ajya kuraguza nanjye nagiye gusenga natorotse nawe agiye kuraguza arambwira ngo ndagufashe nanjye ndamubwira ngo ndagufashe naramu kumufata data wa twese kumbe umuntu yamuciye inyuma mutwara amafaranga y'umugabo ngasanga nta yindi solution yagiye ahantu bita igahara ngo kureba umuntu ngo ugomba kumurebera ducakira naho ndi gupfupfunyuka nawe ari kunyura akatakata buryo ujya gukata ugiye aho ntago apfa kugenda kuri public nawe ashaka inzira niki rero nayishatse kuvuga itandukaniro ryawe n'undi muntu n'ubuhamya niba budahari uri kuvuga iby'abandi gusa we nta byawe ufite kuko mu kigira iki bavuga kumenya mu buryo butanu hari ukumenya mu buryo bwa Edo bivuga ngo muzamenya ukuri kuba batura uku ni ukumenya kw'amakuru hari no kumenya mu buryo bwa Ginesco aho Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ngo hari ikintu wabonye mu Mana ngo nuko nimurusho kumwegera niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko kuri twebwe bibiri komeza imfuruka nta kindi dutandukaniye n'abandi bantu kitari ubuhamya Mama Charles ubuhamya ni iki ubuhamya ni ibihamya bigaragaza mbese ni uguhamiriza ikintu ko cyabayeho kubera ko wenda reka tuvuge hari ubuhamya ushobora wenda reka mbanze mbivuge mu buryo bw'umubiri ujya ubona amapublicité akorwa iyi salisa imeze gutya na gutya sorwa toma salisa ibintu nk'ibyo uri kumva iraryoshye kuryo n'umuntu avuga ati ibi biryo washyize mwiki uri kumva barimo kuvuga ngo ni ubuhamya iraryoshye bari gutanga ubuhamya bw'ukuntu iryoshye sibyo bajya kuyigura sibyo bajya kuyigura ubundi ukumva barimo gutanga amasomo barimo gukorera ikinyobwa runaka uri kumva hari agasenda bigeze bavuga ngo akabanga
niko se ni ntu washyize mu iki mbega ibiryo nyongera ibindi ari gukora publicité uko kabanga kameze. Iyo rero turi kuvuga ngo ubuhamya tuba turi guhamya natwe tubwira abantu ati Yesu agira neza, urikumva nanjye mba ndi gukora publicité akambabwira abantu bajye bitonda. Njye sinza kuri kamera nateguye icyigisho cyo guharabikana. Iyo ndi kuvuga ngo Imana yarangaburiye narishonje simba ndi gusebya umugabo ngo ntiyangaburiye, uri kumva niyo mpamvu kugira ngo mbuze kuvuga Imana basi nyicapfe. Kuri kwisi gukorera Imana reka nkubwire iburyo bwanjye n'ibumoso nzengurutswe n'ibihamya. Mba numva nabwira abantu ngo nimuze mwese ariko abashonje Imana iragabura, nimuze ariko mwabagore mwe mwapfaka Imana ni umugabo ariko w'abapfakazi, nimuze badafite epfo na ruguru ariko naravumbuye sha nimuze sha Yesu abagirire neza. Abanza naho matiku n'amazimwe ngo mba naje kumena amabanga y'urugumva mujye mumpa amahoro mumbabarire kuko nimunankubita kireka nimpera umwuka n'ukuri kose. Noneho ni nk'ubu buzima ndimo ubuhamya ndi gushaka. Ejo bundi ni Imana ningeza mu rundi rwego havuga ukuntu abanyamakuru mwirirwaga munyandikaho buri munsi yarabaye iciro ry'imigani nibyo ratapaste. None se ibyo ndi kunyuramo ubu ni ubuhamya bwo mu minsi iri imbere. Ninzajya kuri kamera nkavuga ukuntu umunyamakuru wese atasohoraga inkuru atanyanditseho, ibyo bandikaga birahari ntibirasobanuka. Uzi ko Imana iri kundondera ubuhamya. Nimvuga ngo abanyamakuru bazarakara se, nimvuga bamvuze n'abanteye amabuye bazababara. N'ubu n'ubuhamya ndimo kurundanya, uri kumva. Rero ubuhamya ni ibihamya bigaragaza ko Imana igira neza. Ubuhamya ni ibihamya bigaragaza ko Imana itabara. Ikindi kandi nasomye iriya Bibiliya ubona kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe huzuyemo ubuhamya. Ubu se ko harimo ubuhamya bwa Yesu na Yesu yari indondogozi, tuvuga ko yemeye ndara ko harimo ubuhamya bwa Yozefu hakabamo n'ubwa Mariya nabo barinjajwe ko harimo ubuhamya bwa Yozefu n'ibyandikiye icyariko aho umuboya bana yegora ko harimo ubuhamya bwa Debora ko harimo ubuhamya bwa Abigayili. Buriya nimba ari umugore nakunze Abigayili hari ibintu byinshi twenda guhuriraho kumva imba harimo ubuhamya bwa Abigayili. Kuki bya bintu byaje muri Bibiliya? Uzi ko hari ubuhamya usoma muri Bibiliya ugahita ufata ingamba. Reka nkubwiye no mu bintu byatumye mba umushizi w'amanga. Najyaga ndeba ibyakozwe n'intumwa, cya gitabo ndagikunda, nkasoma Yesaya agahanura Yeremiya. Bega abagabo batagiraga ubwoba, uzi ko bahanuraga bakabashyira mu mwobo bavayo bakongera bakuzuzwa. Ndavuga nubona ingenda aramira iki ko nta bukwe nteze gukora. batwikiye batumye ngira ubushizi bw'amanga, uri kumva. Nkareba ngo Yohana bamujyanye mu kirwa, nareba Yesu ngo abanuza nibo bamujyanye imbere ya Pilato. Nimba narasomaga ngo Yesu abatambyi bamujyanye imbere ya Pilato nahitaga ndeba abatambyi bashorera nkavuga ni hoya nanjye reka nkomere. Ubuhamya rero hoya pe. Badukurikiye muri uyu mwanya reka tubashimire mwese. Turi mu kiganiro cyiza aho twagarutse ku topic y'ubuhamya. Aba bantu mureba imbere yacu ubuhamya bafite burakomeye, ababazi namwe murabizi, ababonye bwa mbere murakomeza no kureba hasi aho murabona n'ubuhamya bwabo. Ni ibiganiro bitandukanye tujya duhuriramo nabo. Ikiganiro cy'ubuhamya rero kirimo kiradutera amarira n'ibyishimo, turimo turaseka tukanarira. Iyo uvuga ubuhamya uvuga aho wavuye. Iyo uvuga aho wavuye rero ntabwo uri ikigwari, ahubwo uri umugabo ufite aho ujya. Ndabaha urugero. Uyu munsi mushaka tubona turi abagabo bambaye neza amashati nawe ukabona umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye kure ubutara hano nawe uribaza. Pasa nigeze ntekereza icyo gihe ugeze mu rugo usanze ibintu byahindutse. Nshobora kuvuga ni wa mwana utarakorwagaho yatangiye kwikorera ifumbire ku mutwe, atangira kujyana ifumbire mu rutoki kandi yari y'abakiga kandi bari abakozi n'abapagasi nibyo bikoraga bazaga bikorera ifumbire. Abana wa boss nawe bateyemo
umwana wa bose watangiye kwikorera ifumbire, wakumva hari ubutabazi buhari? waho icyizere kiba cyarangiye. Hari ukuntu Imana ivanaho ibimenyetso ikavuga ngo uyu nimbikora umuntu wese azavuga ngo ni njye njyenyine. aba muzi ibintu Imana kugira ngo ireke Pawulo inzoka imurume. Muzi ibintu Pawulo iriya nzoka yagiye kumuruma habanje ibintu byinshi kuri Pawulo, ariko Pawulo niki cyamushoboje gukubita hasi iya nzoka? Haleluya. Ni ubuhamya bwawe yanyuranye nayo ajya hejuru y'umuriro. Uri gusoma nicyo kintu Dawidi yarishishaga, nubwo abantu batabyemera. Yarabonye njye nabanye n'Imana nica intare, yego mbana n'Imana nica idubu. Haleluya. Goliyati arabanza arabaza arakebwe se, akimenya ko anakebwe yabajije ibihembo aravuga ntanakebwe. None nta rugamba ruhari ngo ubundi si umwisha ahembwe iki, yabajije ibihembo atarabona, yari yamaze gutsinda akomanga. yari azi ko Imana yabanye nawe idubu igapfa ikabana nawe intare igapfa. ngo Goliyati yabuhaye Sawuli kugira amwemerere, aramubwira ngo niba byarabaye ugiye iri Goliyati azapfa nk'imwe yo muri zo. Hari amashimwe benshi bavuga noneho bikavugwa ko ngo barimo kwirata imbere y'abantu bababaye. Nicyo kibazo gisigaye. Hanyuma ubuhamya bwanyu mwemera gutanga mukabushyira hanze, benshi mu banyacyubahiro bagenzi banyu bava ngo mwimenye inda. Reka ngaruke hano, waruvuze ku kintu gikomeye, nshaka ko nuza no kukigaruka tukagisoheza ko tuzakomeza n'ubundi. Abigayeli yakuriye mu rugo rw'abasirimu, si ibwami? Ntiyakuriye ibwami. Dawidi yakuze ari mayibobo, aba afite ubuzima bumeze nk'ubw'amayibobo, aba mu ishyamba arivuguta, sibyo? Nuvuga ngo nubwo abaye umwami Dawidi ariko afite umugore uzi uko abana b'ibwami bitwara, ariko ni ikintu gikomeye. Abigayeli abonye Dawidi arimo aribeyagurira imbere y'abagaragu n'abaja, agakuramo imyenda, sibyo? Abigayeli akavuga ati ariko ntabwo umwami yitwara kuriya, sibyo? Nk'umupasiteri, nk'umuntu ufite ubuhamya bukomeye, kandi nk'umuntu nanone ubana n'abantu bameze gutya. Abigayeli na Dawidi ninde bafite kosa? Ninde wagize ingaruka? Ni na Abigayeli ararenganye. Reka nsobanure gato. Nujya kugusoma neza n'amateka wasanga Abigayeli ararenganye. Nubwo yagarutse akaba Abigayeli, wenda ubwo byasaba mwenye mu yandi mateka nyirizina, ariko uwarenganye Abigayeli we yari afite umugabo bita Nabali, umukobwa wa Sawuli niwe mugore wa Dawudi. Yitwaga ubwo nari nzi ko ari Abigayeli. Ntabwo ari oya, Abigayeli yazaga bamuzanye urumva nyuma yo ko Dawidi abonye ubwenge bwa Abigayeli, uko yamusanze yamubwiye amagambo 4 cyangwa 5. Aramubwira ngo ubwo umugaragu wawe ibyaha by'umugabo wanjye ninjye wamuhisemo, bimbareho. Kandi numara kubimbaraho urabimbaraho kuko Nabali ni Nabali koko, niko yamubwiye. Izina niryo muntu ko Nabali byavugaga igihe. None ibyaha bye bimbareho, kandi numara kubimbaraho ubimbabarire, kuko ubwo yazaga abagaragu bayibaje nge ntibambonye, bahasanze Nabali. Ariko kuko umugabo yaketswe, no kuko umugore aketswe. None bimbareho, numara kubimbaraho ubimbareho kuko ari we nashatse, ariko numara kubimbaraho ubimbabarire. Numara kubimbabarira, kandi kubimbabarira ntibikugoye. Impamvu bitagoye, ibyo washakaga do naje mbitwaye. Amwereka uti ibyo wari ukeneye dore ngiye. Dawidi areba umujinyari yahagurukanye n'ingabo 400, yari afite 600 aho yari ari, afatamo 400. Aribwa ngo buri ngabo yose nifati inkota tujye guhanagura. Yibaza uburyo urwo rugo rurokowe n'uwo mugore. Ubwo Nabali yapfuye none bakiri ku kiriyo, Dawidi aravuga ngo uriya mugore niwe nkwiye.
yahise amutumaho. Rero ni babiri. Niki nari nshatse kuvuga, umugore yavanye kwa Sawuli niwe watanzeho buriya busobanuro bwumvikana, kuko akimara kwica Goliyati byari mu bihembo. None umwana nk'uko bivuze wakuriye ibwami yari azi uko umwami yifata, uko umwami yitwara, yari azi leadership, yari azi leadership n'ubuzima bw'umwana. Noneho ikibazo Dawidi nawe yabashije kugira, ntiyigeze amenya ngo ubu buzima buri opposite, ariko ni yaramubwiye ngo ubwo rero umfobeje uzapfa utabyaye. Ahubwo nakubajije ngo we yaratangiye kuvuga ngo umuntu w'umwami ntiyakwiye kwifata gutyo, ni bya bindi ye kwimena inda, we gusimbuka gutarara, ubwo se abagaragu bazakora iki? Abantu bashinzwe kukubyina, none niwe uhagaze imbere yabo. Kandi Dawidi yari afite uko ateye, nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Iyo yayibukaga we, nibutse imirimo yawe naho waba uri muri pasiteri wawe. iyo yayibukaga yabaga afashwe birangiye. Rero mu magambo make icyo nari nshatse kuvuga, none se kuki Dawidi umwami uwo mugore we bwite yamubwiye utya akamubwira iryo jambo bikaba? Yari akwiye kumenya yuko we yaricaraga akamubwira ngo yakuye so Sawuli ku ngoma. Iri jambo uzasome ntabwo handitse ngo papa. Yakuye Sawuli ku ngoma. Ubona ufite umugore ukagera aho umubwira ngo so, uzamenye ko byakaze. Sohoke koko. Yakuye so ku ngoma ikanyimi. Niyo ndi kubyinira. Uyu mugore yagiye abwirwa inshuro, ariko ntiyabone ubwo buzima bw'ubu. Ariko nawe yari afite umugabo ngo amutoze imico y'ibwami. Nyine urumva uyu mugore wa Dawidi ahagaze mu bintu biri bigaragara, sibyo? Wanyemerera ibi bintu tukazabijya deep tukabigira ikiganiro, kuko iki nicyo kibazo nubwo gifitanye isano ni umwana kuvuga ngo wikabya kayawe siyo aho ugeze urumva ari uwo kujya kuvuga ko acuruje amagi nka pasiteri muzima ko wanakumenerera ku mutwe ukagira sidije, ahubwo se ko wanarusubiramo ahubwo urwo rwego, simpe no kuvuga ngo urugezemo, burya wanasubirayo urebye nabi. Simpe no kuvuga ngo ugeze mu rundi rwego, wanasubiraho. Tukiri ahangaha tutaratangaza, murashaka ko umuntu atanga ubuhamya byose akabivuga, cyangwa hari ibyo dukwiye kureka kuvuga kuko ntacyo byungura abantu? Simvuga yuko umuntu atamenya ngo iki ndakivuze, kandi n'ubundi nta muntu ubasha kuba ahangaha bidondogoze kereka afite ikibazo cyo mu mutwe. Naho umuntu avugamo iby'ingenzi azi ko bigiye kugira icyo bimara. Hari n'ibindi uceceka. Hari imyaka 20 ku muhanda, arangije naza mu rusengero akihana agakizwa, ni ngombwa ko agaruka imbere mukamuha mikoro ngo navuga uburyo yabaye indaya mu myaka 20. Ntawe uyimuherega niwe uyiyakira. Ubundi se nge nkubaza, iki muri muri kimusura nyuma yaho uri kuvuga yuko yabaye indaya, nyuma yaho bizaterwa. None se yavuze ngo yasobanuye uko yabukoraga ku buryo yavuze mu bushizi bw'isoni? Hari ibintu yavuzemo, hari ibijya deep nyine akabisobanura byose buryo ari indaya n'uburyo yibaga amafaranga y'abagabo. None se reka nkubaze ko yavuze ko yibaga amafaranga y'abagabo, akubwira ibindi bintu by'indani byo yabakoragamo, arabigusobanurira. Pastor dutanga ubuhamya gute? Utanga ubuhamya, of course gutanga ubuhamya bw'aho Imana yagukuye. Ndashima Imana, si gitangaza ko umuntu ahagarara udatesheje agaciro aho wavuye n'ubundi guteganya gusubirayo. Ndashima Imana yuko Imana yankuye mu buraya bumazemo imyaka 20, ahubwo kubutinya kubivuga bakwitondere niba warahavuze. wirinda gusebya aho wavuye ufite. Iyo wirinda gusebya ko ubwo burayi ugufite gahunda yo gusubirayo, naho ubundi udafite gahunda yo gusubirayo se kuki utavuga ngo Kristo wavuye mu burayi bumazemo imyaka 20? Ariko
ninjya kwigisha inzira mbukoragamo inzira nazo nshaka kuvuga abantu banyumva hakoze bundi mwe muri abana hari system nyinshi hari utuntu twinshi yakoreshaga kugira ngo ubwo buraya bwe bwaciviwe ariko iyo tubwiye ko Imana yabugukuyemo nitumenye ko Imana yagukuye ubundi si bindi byabari ubundi si gituma ubundi wowe biceceka ni ikihe cyatumye uvuga ngo Imana imvanye mu buraya noneho waje gutegera no mu rusengero. Ikibazo cya nyuma abantu benshi hari abavuye mu cyaro nkuko baga mu cyaro nkuko bivuze sibyo baza mu mujyi uyu munsi unamubwita dowa ntiyamenye ibyo ari byo ntashaka no kubivuga kandi yaciye muri ibyo bihe ubundi azaduhuye wano bwikize ndaguha urugero dufite abantu uyu munsi babaye abasirimu yego bari mu uyu mujyi sibyo ubwo se ni utabizi cyangwa n'umwana we ntabyaza arimo aravuga ko ntabyaza umusirimu nyuma yuko aba umusirimu none se ntabwo ashaka kutwereka uwo ayobowe yuko yafataga ikintu gishirira akazunguza kugira ngo gishirira azunguza agatadose ko ari akabakire agatadose karimo peteroli dore abandi babaga bafite urubingo cyangwa umwasi igishishimuzo ariko ye nicyo mbakundira wumva hari umuntu ushobora kwibagirwa ahantu yaturutse ayo yakwibagirwa cyangwa no guceceka wahacecetse ariko ntiwayoberwa igitanda kizima n'urutara yego ubu se abona bimeze kimwe nigeze kuryama ahantu reka nigeze kujya gusura ahantu mu cyaro bandyamisha ku bintuza by'ibishyimbo ibishogoshogo by'ibishyimbo hazamo ikintu bita uruvu urunyaruvu muraruzi mwese runafata isura rugeze bitewe n'aho rugeze Mana yo mwijoro we uragufata by'umwigizi basiya kibi kinyabwose cyarandi kimpumurizaho ibyoya byacyo bashyiraho ivu kugira ngo bikire hanyuma bene ibi iyo tubivuga wenda reka tugane ku musozo abadukurikiye iteka hari ibintu twigeze tuvugana na mama Charlene iyo utibuka aho wavuye ngo hatekereze ntumenya aho ujya sibyo biragoye ariko pastor nanone ntabwo dufata umwanya munini ngo tuwushyire muri pastor ngo kugira ngo dukunde twubake future reka turahasura ntiduturayo ute dusura hahise hacu ariko ntituhasura ntabwo turasubira ni ukuhasura kugira ngo tumenye ngo tuvuye he tugeze he turaganaye ni ukuhasura nshatse kuvuga icyaha ngaha urareba iyi nkovu ishobora kugaragara cyangwa ntigaragara iyo nyireba navuze ngo iyi nkovu ureba ku kaboko njye hari ibyo naciye mu bintu bisanzwe byo gukina imirimo y'amaboko cyangwa gukina imikino isanzwe y'amakarate gukoresha iki iyo ndeba iyi nkovu ntabwo nibuka uburibwe nibuka ko nabinyuzemo rero abantu ntibamenya gutandukanya iyi nkovu nyine ubwo ndongeye ndaribwe ariko iyo nyireba nibuka ko nanyuze ariko sinibuka uburibwe ni ibintu bibiri nitutibuka aho tuvuye naho tugeze ntaho tuzi ntitwavuga ngo dufite ejo hazaza kuko ushobora kundeba si ubona uko ungana ukavuga ngo wa mugabo unanutse kuko urabona urandusha ibiro nibutse aho mvuye mpita numva ndi umugabo w'ibogari niyo mpamvu aho mvuye ndahazi aho mvuye ndahazi ntabwo rero wahita umbwira ngo ndananutse wowe nubimbwira ndakumva uri ku nkompe yaringa nawe ariko ngewe nshingiye ku hahise mvuga ko nta kindi n'ubu nta nubwo nkikifuza kubyibuha kuko byararangiye inshuti zacu bari badukurikiye mwese Imana y'umugisha twe dufite ikiganiro cyiza cyitwa ubuhamya tugaruka ku buhamya imirimo aho Imana idukuye na Imana tugejeje uyu munsi aba bagabo n'abagore b'Imana mubona hano mu mashanyarazi ajya byivugira ati ni umugore wa Yesu hanyuma nawe man of God birumvikana mwese harana Imana yabakuye cyane mugeze ariko n'ahandi murimo murajya nkurikije ibyo murimo muratubwira wenda nimugerayo ntimuzatujya ngo mutwibagirwe muzatugarukaho wenda namwe muzaba muri ahandi
So Imana bamugisha mwese abadukurikiye nari kuzo Emile ari kumwe n'umukozi w'Imana kwa Dusenge Jean Dodier mu masharire na Mukeshimana Emerita Mukeshimana Emerita. So mwese babadukurikiye Imana bamugisha mwarakoze cyane ndetse n'umunsi mwakoze mwibuke gutanga ituro muri iri torero mukora share. Imana bamugisha reka dushimire bari ku buhanga bw'ibyuma nabo badufashije kugira ngo amajwi n'amashusho abagereho neza. Amen. Reka turanyuze dushima Imana. Okay. Yatuvanye hano. Yabakuye mu cyobo nagikangura mu ihakure n'abandi. Izahakure n'abandi bakomoka. Kandi namwe mwavuyeyo mutubwira Imana yabakuye. Hari n'ahandi n'abafite ubuhamya babuzana ariko butari ubwo babeshya byabaye kugira ngo bakomeze abandi. Hari abagishonje, hari abagicuruza amagi, hari abagikubitwa, hari abakibura yo kwishyura inzu. Kandi uyu munsi turashima Imana batumva tuvuga guri turashima Imana ntaga turi kuvuga aho twahoze ntaga ariho turi dufite kandi naho tugana. Hari iby'Imana yakoze kuri twebwe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye inshuti yanjye Yesu, we wabanye natwe aho Dawidi yavuga ngo nibutse iminsi ya kera uramburira amaboko. Natwe tujya twibuka amashimwe akatwuzura tukagushimira aho watunyujije. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Warakoze ariko irishimwe ryacu rikomeza uriduteza amatwi kuko twe turanabizi neza dushingiye kuri twe tuzi yuko nawe azaharenga. Muhe imbaraga, muhe inkomezi, muhe ubushobozi, muhe kuhanyura kubahisha kuko kwihangana ntabwo ari ugutegereza nicyo twakora tugutegereje. Bahe gukora neza no kwitwara neza mu gihe bakikurindiriye. Urakoze kuri Imana ya hose na kure, urakoze kuri Imana igiye kugirira neza ubwoko bwawe kandi wakira iki kiganiro cyongere cyubaka ubuzima bwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Shalom.